Yo maji. Bimeze bite se musaza? Poa poa. Ni neza se. Biracamo kabisa man. None se. Muri minsi urabona bimeze bite hano hanze ra? Ino minsi ni danger bana ibintu nawe ngira ngo urabibona icyorezo ukuntu kimeze ibintu sinzi uko nakubwira gusa. Hase iki cyorezo ubundi urakibona gute? Iki cyorezo uburyo ndi kukibona yewe nacyo cyaje kije. Tekeza nawe icyorezo gifite amazina nk'ay'umuntu. Coronavirus. Ni nko kuvuga Mutesi Sonia, Kamirindi Ijoshua, ibindi byorezo byo tuzi ko ari sida, diabete, na amazina ya kabiri. Ariko cyo ni coronavirus. Amazina biri nk'ayo mu. Ifite ikirisito. Icyorezo akivuga utakizi. Birakaze byasa. Aze cyo kigano nk'ubugikoreye ko tuzi ko kujyanze bitemewe. Hano ni mu nzu ni mu cyumba ntago twemerewe gusohoka nyamuneka nakwiyongera ngo murayibona. So Joshua, gira inama waha abantu kugira ngo bashe kurinda kino cyorezo. Inama nagira abantu mu by'ukuri ngiye inama nabwira abantu nandukanyije n'ibyo leta wenda itubwira byo kwambara maske, byo kwambara iki. Ngiye inama nagira abantu uburyo bagomba kwirindamo kino cyorezo. Nibisiga insenda. Kwisiga insenda? Gute? Wisiga insenda mu ntoki kuko wisize insenda nago urabizi ko bavuze ngo kugira ngo ino ndwara uyifate nuko uba wakoze mu ntoki z'undi warangiza ukikora mu kanwa warangiza ukikora ku zuru hehe hose. So ni wisiga insenda nizera ko utazikora mu kanwa. Nizere ko utazikora mu matwi, utazikora he ruzakuba. Ngiye kuko mfitemo experience bro. Ndabyibuka nyikiri umwana ntunkagura urutoki nkarushyira mu kanwa ariko ababyeyi rimwe baza kurukubitaho ninjoro yebana musaza ni njyewe wamenye akababaro kayo urusenda mu rwisige nyamuneka. Mbese izo nsenda urumva nta ngaruka zizagira? Tuvuge ugiye nko kuri toilette nko kunyara biroroshye nawe kujya kuri toilette uragenda ugakuramo agapipi warangiza ugashyiramo ukanyara. Mbese ntabwo ufata ku gapipi? Gufata ugapipa ushobora kuhita ugira gutya ikabutura nk'uko Marina yabigenjeje kandi ubanza bose nabahaye ukahita uyishyira hejuru ko niyigeze akoraho. Gusa wenda byabera ikibazo we naguhaze. Ahantu ni ku muntu usiramuye, ku muntu udasiramuye. Burya ku muntu usiramuye bo biroroshye aragenda yamara kunyara akongera agafunga ikabutura. Ariko ku muntu udasiramuye kariya gashushwa kasigaramo twari kwidi dukeya. Bimusaba ko agomba kugafata kuri Yakobo yarangiza akamaramo turiya tuzi tuba dusigaye. Kuba Isiramu usaba no kwitawaza urumva byagenda kwitawaza kandi koko ni isuku ikenewe muri kino gihe. Oya tubireke ahubwo bazaze mumva mugura amapingu mubwire famiye zanyu zaze zibafunga amaboko niba yajemo kwitawaza urusenda rurakwica rurakumenagura. Ese iki cyorezo urabona kitazasenya nk'ingo zimwe na zimwe? Gusenya ingo byo ntibyabura n'abakozi barirukanwa ahubwo kuko gusenya ingo hari abantu bajya njya mu mugoroba w'ababyeyi kagora k'abapapa. So bajya batanga ikintu ngo ugasanga umuntu atanze icyerekezo ngo ngiye umugabo wanyanca inyuma ngo iyo tugeze ku buriri ngo akumubita umugongo nanjye nkamukubita undi. Muri kino gihe nibyo biri gukora. Bari guterana imigongo. Kuki baterana imigongo? Kugira ngo atitsamura bwa buri kwidibugwe ku muntu. So rero bishobora nk'abagabo barya insenda nyinshi kandi uzi insenda uburyo zafekta abantu. Kurya insenda nyinshi ugira ubushyuhe bwinshi. So nukuri nk'abantu barya insenda muzigabanye muri ino minsi koza umugore nagutera umugongo ukamuzanaho sababu biraba ibindi. Ikindi nanone ibi bintu biratuma abakozi mana yanjye we abakozi mwari mumenyereye kugavura bakagutuma intoryi za 500 ukazana iz'ijana. Nyirurugo nabigutuma nyamuneka ukagenda ukabizana bwa mbere bwa kabiri akabizana bwa gatatu arigira aravuga se ko dutuma ibintu uko mbona udufaranga dushize no mukozi byo tumutuma n'ibyo tuzanira bikaba ngombwa ko nyoko buja yigirayo asanga zanizije ikibazo. Ni danje ibintu kari ikibazo. Asa muri bino bihubona arabahaye abantu bababaye cyane. Abantu bababaye cyane mu by'ukuri urebye twese turababaye. Yego ariko arabusanga bababaye pe. Abababaye cyane nabaye ari abantu deja bari basanzwe bababaye mu buzima busanzwe nk'abantu basabiriza bari basanzwe bari mu kababaro cyane so niba kino cyorezo kije kikabasanga mu kababaro nanone ibyo birabi ko barasaba heheze kuko ubu twese tumeze nk'abasabiriza nibyo ubundi muntu babaye ntago muzi uretse ko n'abantu basabiriza byarahindutse bamenye ko icyorezo cyaje ubundi murahura nabo muzakakubwira bafite uburyo bakwitamo bakakubaha ngo papa tonto kandi umaje tonto ntiyakubwira icyo bisobanuye uwo ari we wese tonto na venise
ambwira wapi nayo mfite so ubwo wamfashije ubu nanirindazi nanirinda ubu barabihinduye ntabwo bagisaba veni kubera ikibazo tugezemo nakubwira tonto niki wamfunguriye na veni se bambwira wapi n'atano se ntaho bageze kuko baza akababaro kabyo ubundi muntu ubabaje ni umukarani ariko bari kwikorera ndetse abantu ntabwo bari kujya guhaha witonza barahashye bamwe umukarani yajyaga yikorera umuzigo kuva Nyabugogo akagera Remera desi Turuwasi ubu se arikorera imizigo yani ko nta n'imvura iri kugwa se kwa kundi bajyaga bambutsa abantu bakamwikorera biragenda bite abamotari bo uzi wamenyereye gufata ijana rya buri kanya Turuwasi za buri kanya ukabura na senkani abamotari niyo bamubwira kino cyorezo kirimo kidatwigisha saving hari akajambo bavuga mu cyongereza saving is easier than you think nkuko bitekereza nyine tu saving ibikenewe nyine bya sana niba utarasavinze ebana kakubayeho hanyuma wundi wa gatatu ubabaje bamwita Senderi ariko gafite ubwoba nawe ari muri kategori ahanga ati muvandi ntabwo nasohoka uretse atari no gusohoka Senderi afite ikibazo ki Senderi yari yarashizeho amabwiriza ku bihangano bye abantu bazaza mu bicuranga muzaza mu mwishyura none ubu biracurangirwa hehe nta nama z'imidugudu zikiba nta z'imirenge zikiba nta materaniro y'amatorero ubu se Senderi indirimbo zawe turazicuranga turagwereza yaye kuri Senderi ho ngira ngo biza bigaruka no kuri noza kuri kino kibazo bavuze ariko numva ari ukubeshya ngo iki cyorezo ngo gifata abantu basheshe akanguye cyane bakuze birano ukubeshya mana kuko biba ari byo Senderi nta nubwo yakabaye ajya muri wese atabanje gusaba uruhushya Senderi urakuze iki cyorezo cyamuneka niba ibyo bintu ari byo bavuga kujya kuri wese ugomba kubanza gusaba uruhushya kuko iki cyorezo kirimo kirafekta abantu bakuru niko twumva ariko barabeshya ni ukubeshya nyine tu n'umwana we cyamutwara cyamukubita ko cyamuhanga ariko kibaye gifata abantu bakuru cyane ariko bavuga ari abantu bahita Senderi Nina Makoni Koshwa Nina Sharina oya muri China ubwo ndimo ndagenda mvuga bakuze nyine Senderi Nina Makoni Koshwa abo cyabanza gufata mu basitari bacu Senderi Nina Makoni Koshwa Dani Vumbi Nuza Imusitino abo ni abantu cyabanza kwibasira aba mbere Anita Pendo se nagakuze Anita Pendo nawe ari mu bakuze nawe cyamufata mbere kumwe na Makanyaga abo bantu b'abasitari nyamuneka harya Mavenge Sudi Mavenge Sudi igisupusupu ubu ngubu wese byararanje niko cyorezo kimeze tu nta kindi kibazo wambaza nakubaza urimo kwirinda gute urimo gukoresha ubuhe bw'irinzo uri kwisiga insenda ngewe deje insenda nari natangiye kuzisiga uretse ko nsanzwe nzimenyereye gusa ikintu nshaka kubwira nsa nkaho nsoza kino kiganiro abantu bose bakimenye more especially abarimu nyamuneka mutwigisha ibi mbivuze bwa nyuma rwose abarimu mutubabarire muhindure ibi amasomo mutwigisha bino bintu byo kutwigisha ngo ni migration Sondiyata Keita ba Majimaji Liberion ibyo biboro tutigeze tunabona kuri iyi si mutwigisha ibintu twabonye nk'iki cyorezo gifite amazina abiri arya corona virus gifite amazina abiri nicyo mugomba kutwigishaho muhindure history ariko ziko iki cyorezo cyaje ari n'igistari waranakibatije reka nkubwire big man nawe utekereza umuntu arimo arakwigisha ngo ni migration utanazi bira bintu suko imagine history muhindura ibibazo atese mutwigishe who brought coronavirus who was the first person to bring coronavirus in Rwanda tukamenya ko tugomba gusubiza umuhinde bamwita Humble Bomba tukamenya izina rye ngo ni iryo ngiryo itariki yaje abantu bafashwe mu minsi icyumweru cya mbere tukamenya umubare wari 15 ni ikihe gihugu yahise igeramo ikirukanka cyane mu masaha atanu bakahita handura abantu 8 icyo gihugu ukahita umenya icyo ari cyo nayo bino bintu byo kutwigisha what's the sinzi ikweta ibintu nk'ibyo ngo tutazi n'ikibuga cy'indege aho kiri mu by'ukuri nyamuneka mugabanye ibibazo nk'ubu ngubu mwanje umbajije ngo effects
of coronavirus, ingaruka wabonye nazo zaba nziza mbi, zamenye tumenya ko umuntu agomba kurya igitunguru kimwe mu minsi ibiri, agomba kugura ubunyobwa bwa turuwasi akaburya icyumweru, agomba man big man ngiye mbaye mbasezeyeho, tuzahure ejo. Gusa mukomeze mwirinde bavande ku bintu biba bitrendinga, ye banatwirinde, tukaraba intoki, mutabwira ko kino cyorezo gifata abantu bakuze n'abatoya. Nyamuneka buri umuntu wese uwo ari we wese, waba ukize, waba uri umukene, waba uri umugufi, muremure, ibi bintu biradufata ibyo ari byo byose. Muri make kiratwigisha tu. Reka tuzahure ejo tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa numvishije agakuru kavuga ko ababyeyi kera mwajyaga mutubwira ngo ntimukajye kuzerera, ariko ndabona twese ntabwo tugomba kuzerera. Ngira ngo iki cyorezo kiratureba. Let's meet next time. It was your man Kamindi Joshua together na big man wari uri kumfasha. Yeah man.